nk'ibisanzwe rero ni ubusesenguzi bwibitse bwiba bivuga kuri politiki hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni intambara ibihanganishije umutwe wa 23 ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo nk'ibisanzwe. Hanyuma rero ugasanga coalition yose ya FRDC yose coalition ya FRDC uko byagenda kose iba yaje igateranira kuri M23 kugira ngo bayihirike bayikure ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero nk'uko tumaze imisi turi kubibaganirira, ni amakuru yari arimo avuga ko ubungubu M23 yamaze kugwa mu mutego biturutse ku biganiro by'idoha muri Qatar ndetse na amasezerano yabereye hariya i Washington DC hagati ya baminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagera kuri 3. Murabyibuka ubwo byagizwemo uruhare n'uyu nguyu Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ushaka guhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bareke kuryana cyangwa se amahoro agaruka mu karere muri rusange. Ibi ngibi rero nkaba navuga ngo ubu ngubu igisubizo cyaba cyamaze kuboneka, cyangwa se twaba turi kubona ko rwose M23 yamaze kubona intsinzi, cyangwa se ubu ngubu rwose amahoro yakomanze. Ni nyuma yuko twe turi kwibaza tuse uyu mutego M23 zawikuramo ite. Ibyo ngibyo rero nk'uko biri kugenda bigaragara mu biri kubera hari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, nuko ingabo za FARDC na wazalendo batangiye kongera gusubiranamo, bakaba bari kurasana hagati yabo. Ubu ngubu bari kurasana hagati yabo, niko byagiye byirirwa biri kuvugwa, cyangwa se niko byagiye bigaragara. Hanyuma rero MONUSCO bari bizeye, cyangwa se bari bazi ko ishobora kuzabafasha muri icyo kintu. Ubu ngubu rwose niyo iri kubatanga ikabatanga, hanyuma bagasubira i Kinshasa bakagenda. Ubwo urumva ko abemerewe kugera ari i Kinshasa n'abasirikare ba FARDC muri rusange. Hanyuma abandi batemerewe ni nk'abo ngabo baza wazalendo cyangwa se za FDLR n'abandi bose bagiye batandukanye. Bakaba bari kwibaza bati aba bagabo uko byagenda kose badukinyaga kino, ni gute dushobora kuba twari duhuje umugambi dusangiye ibitekerezo, ariko noneho bakaba batangiye kutwigarika, bakatangiye kugenda batwirukana gutyo. Ni nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Rero ibyo byose turaje kuba tubigarukaho muri aka kanya, kuko ngo hari ingabo zigera ku 130 za FDLR zacyuwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 mwaka 2025. Hanyuma rero haza n'izindi zigera kuri 210 zacyuwe kuwa mbere z'ukwezi kwa 5 umwaka 2025. MONUSCO ariyo ibigizemo uruhare. Iyo nzira rero izanyuzemo akaba ari inzira ya Rubero Beni, bakomeza bagenda indege bakaba barayifatiye hariya za Beni, niho burira indege, hanyuma barakomeza baragenda bagera hariya za Kinshasa. Ibi rero bikaba biri kuvugwa ko rero hano za Uvira hiriwe imirwano ikomeye cyane. Ni mu duce turimo za Sange na Runingo ndetse na Kiriba. Ni imirwano yahanganishije ingabo z'Abarundi ndetse na M23 cyangwa se coalition ya FARDC muri rusange, ariko kano gace kose niho bari kurwanira uyu munsi. Bivuze ngo rero imirwano nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubigarukaho iracyari ya yindi, imirwano iracyari ya yindi, baracyarasana, ibintu ntabwo byoroshye. Hanyuma ikindi, muri Kamanyora hashyizweho abayobozi bashya. Hashyizweho abayobozi bashya ba guverineri bagomba kuyobora hariya Kamanyora. Rero n'ahantu naho navuga ngo n'ahantu hameze neza, cyangwa se haramutse habonetse amahoro hari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hashobora kuboneka rwose centre ikomeye cyane, centre y'ubucuruzi ishobora kuba yavamo centre ikomeye cyane, ku buryo ubuhahirane bwabaho hagati y'abantu baturutse nk'i Burundi, abandi baturutse hariya za Kinshasa, ndetse n'ababari hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ababari mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo by'umwihariko, ku buryo ushobora gusanga iyo centre ishobora kuvamo ubucuruzi, kandi ishobora kuberamo ubucuruzi kandi bukomeye, bikaba byatanga umusaruro, kuko n'ahantu hasa nkaho rwose hahuriye n'abantu benshi. Ubwo tukaba twakomeza imbere gato tukigira hano za Uvira rero urumva ko haba ari international, niko navuga, mu bijyanye n'ubucuruzi, kuko ni umujyi ukomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho, cyangwa se ni centre ikomeye cyane. Hanyuma rero byose turaje kuba tubigarukaho mu kanya, turebe ese ibi ngibi byaba biri guterwa n'iki, ese kuki M23 kugeza amagingo aya ngaya yaba iri kugenda itsinda, tugendeye ku biganiro cyangwa se ku biganiro by'idoha muri Qatar.
ku ruhande rwa M23 hari itsinda riri hariya iduha muri Katari, no ku ruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo hari itsinda riri hariya iduha muri Katari, bakiri kuganira bareba uburyo amahoro yagaruka hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba mubyibuka neza, ni kurambika intwaro no kutagura ibirindiro, ariko ibi ngibi nkaba navuga ngo ntabwo byubahirijwe kubera ko M23 imaze iminsi iri kurasana na Wazalendo rero ikaba yari iri kurwana mu kwaha kwa FARDC nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukaho. Ibi ngibi rero tugiye kuba tubigarukaho mu kanya, tubisesengure turebe akantu ku kandi, turebe icyaba kiri kubitera. Hanyuma rero Wazalendo ubu ngubu bakaba bari kuririra mu myotsi, nkaba navuga ngo bamaze kubona uruhande bariho, nuko bamaze kubona ko ntaho bagihuriye na FDLR cyangwa se ntaho bagihuriye na FARDC cyangwa se ntaho bagihuriye na MONUSCO. Ibyo byose nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaragara rero, n'ibindi biri kugenda bivugwa hariya muri za Uvira cyangwa se imirwano yahabereye za Uvira, ibyo byose tugiye kuba tubigarukaho, n'abantu babaye bahapfiriye baba Wazalendo, ibyo nabyo tugiye kuba tubigarukaho, nk'uko hari amasezerano ngo amaze iminsi yasinywe hagati ya Muavita, umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uyu nguyu muri uhagarariye Wazalendo, bahanye amafaranga menshi cyane kugira ngo Wazalendo ikomeze irwane, noneho irwane mu kwaha kwa FARDC, noneho bizitirirwe ko ari Wazalendo kubera ko ntaho yanditse ku ruhando mpuzamahanga cyangwa se ku wenda nko ku masezerano ari kugenda abaho Wazalendo ntahivugwa. Ibyo ngibyo rero bikaba bivuga ko ari kujijisha cyangwa se ari amayeri. Ibyo ngibyo rero turaje kuba tubyinjiramo muri aka kanya kugira ngo tuze kubigendanamo neza, hanyuma dusesengure akantu ko kandi. Ikindi wenda ndaza kukubwiraho nuko uyu nguyu ni wabaye perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo guhera mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019, ni Joseph Kabila. Ubu ngubu yamaze kwamburwa ubudahangarwa bwose. Ubushinjacyaha bwa gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwasabye Sena kwambura Joseph Kabila ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe ibyaha aregwa birimo nk'ubugambanyi, icyaha cya kabiri kubiba imitwe yitwaje intwaro cyangwa se imitwe y'iterabwoba, hanyuma icya gatatu ibyaha by'intambara, icya kane ibyaha byibasiye inyokomuntu, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ikindi wenda ndaza kukubwira nuko uyu nguyu ni Colonel Nanga yavuze ko uyu mugabo Perezida Joseph Kabila ngo ameze nka Yona wo muri Bibiliya. Niba mubyibuka neza, ni inkuru ya Yona wo muri Bibiliya nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa cyangwa se bigenda bigarukwaho. Iyo nkuru rero uko uyu mugabo ngo yahawe ubutumwa n'Imana bwo kujya kuburira abaturage b'Ininivi, hanyuma yarangiza akagera mu nzira akifatira indi nzira agahungira itarushishi, bikaza kurangira ubutumwa butageze kubo bwari bugenewe, hanyuma baza kurimba. Hanyuma rero Imana nayo iza guteza umuhengeri ubu bwato bwari butwaye uyu mugabo, kugeza ubwo rwose byarangiye bahasize ubuzima cyangwa se uyu Yona. Ifi ikaba yaramumize biturutse ku basare bari bamuroshe mu mazi, biza kurangira gutyo. Ibyo byose rero uyu mugabo Colonel Nanga akaba yagereranyije Felix Tshisekedi nka Yona wo muri Bibiliya. Ibyo ngibyo nabyo turaza kuba tubigarukaho mu kanya. Biturutse ku masezerano y'idoha muri Katari, ibiganiro by'idoha muri Katari, ndetse n'amasezerano yasinywe hariya i Washington DC kwa 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Ibyo byose turaje kuba tubigarukaho tubirebera hamwe. Icyo usabwa ni ukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana muri ibiganiro. Hanyuma ikindi ngusabe gutera agateba hirya aho ngaho, hanyuma nanjye ntera kandi hano nkwegere, twicare tugane dusesengure turebe ibiri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uko intambara yaba irimo kugenda. Ni mu gihe M23 yamaze kugenda ikomanga ku mahoro cyangwa se ikomanga ku ntsinzi, yivana muri wa mutego mutindi uri gushibukana nyirawo twari tumaze iminsi tuvuga ko idashobora kuzawikuramo. Ngo hayi ikaze rero. Reka nongere ngo ikaze inshuti yanjye, weho waba uri hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye hano ku isi muri rusange. Ni intambara ihanganishije umutwe wa 23 ndetse na coalition ya FARDC muri rusange, nk'uko bikomeza kugenda bivugwa cyangwa se bigenda bigaruka hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intambara imaze igihe kinini ihanganishije umutwe wa 23 barwanira uburenganzira bwabo, barwanira kuba ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagahigwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'abandi benshi bagiye batandukanye bagiye baza bakihuza. Abo bose murabyibuka, bano batwirwaneho ndetse aba baturage mbese bo muri Minembwe muri rusange bishize hamwe bakavuga ko bagomba kugira kurwanira uburenganzira bwabo. Ubu ngubu rero kugeza amagingo anga ikintu kiriho nuko intambara navuga ngo umunyamerika yamaze kwinjiramo indani.
umunyamerika yamaze kwinjiramo indani biturutse ku masezerano yasinywe kwa 25 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 i Washington DC hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagera kuri batatu, ni ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC Teresa Kayikwamba Wagner ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa USA cyangwa se wa Amerika ni Marco Rubio, intumwa ya Donald Trump. Ibi ngibi rero byari bishatse kuvuga iki? Ibi ngibi byari bishatse kuvuga ko M23 uko byagenda kose bikaba bivugwa ko ishinjwa kuba ari igikoresho cy'u Rwanda, hanyuma noneho u Rwanda narwo rugashinja Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuba icumbikiye ingabo za XFAR zasize zikoze jenoside hano mu Rwanda. Aba bose rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda rero bivugwa cyangwa se babipfa akenshi na kenshi, umutekano byatumye umutekano uzamba hano mu karere k'ibiyaga bigari kugeza amagingo anga. Rero n'ikindi wenda navuga gituma n'ibyo byose bibaho, izi ntambara z'urudaca zidacogora hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, n'amabuye cyangwa se n'umutungo kamere w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza amagingo aya ngaya. Ibindi rero abantu bakavuga bati cyangwa se murabyibuka ziriya ntumwa Donald Trump yagiye yohereza, harimo Masadi Bolosi, hakaza n'uyu nguyu Dr. Lan Jackson wageze hano mu karere k'ibiyaga bigari akagera hano mu Rwanda akakinguranya kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025, ubwo yakomerezaga hano mu karere k'ibiyaga bigari akajyana no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi ndetse no muri Uganda. Icyo gihe murabyibuka habayeho ko uyu mugabo avuga ati ibyo bano bantu bapfa ni amateka y'abakoroni. Abakoroni bafashe imipaka y'u Rwanda bayishyira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyakemura ikibazo, ari nacyo size ngizi aba banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari kurwanira. Hanyuma rero indi mipaka y'u Rwanda bayishyira hariya muri Uganda ikemura ikibazo kugeza amagingo nta kibazo gihari. Hanyuma ikindi nongera avuga ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta buyobozi ifite, kuko iyo ifite ubuyobozi iba yaricaye igakemura iki kibazo, ikumva aba banyekongo cyangwa se abatutsi bavuga ikinyarwanda nk'uko bari kurwanira uburenganzira bwabo. Arongera avuga ko ngo Repubulika na Demokarasi ya Kongo nta gisirikare ifite gishobora kuba cyahangana n'uyu mutekano muke uri kuba hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uturuka ku bantu baza baje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwigizayo M23, bageraho bagakwama bakajya kwicukurira amabuye. Harazamo abacancuro b'Abaromania batashe kuwa 29 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025 banyuze hano ku mupaka wa Kronishe Grande Barriere, bakaza bakagera hano i Kigali mu Rwanda, bagakomeza bakura indege bakagera iwabo, banyuze hano bafata indege hano i Kanombe. Sadeke yarije ije kugarura amahoro hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nicyo cyari kibazanye, bari baje gufasha izi ngabo za MONUSCO, bari baje gufasha coalition FARDC muri rusange. Ngira ngo tuvuze coalition FARDC muri rusange ubwo tuba dushatse kuvuga zira za Mayimayi, Wazalendo, kuko twagiye tubikunda kubigarukaho. Murabizi ko uyu nguyu mwavita umugaba mukuru w'ingabo za FARDC ndetse n'uyu nguyu Amuri niba navuga ngo umugaba mukuru w'ingabo za Wazalendo cyangwa se n'umukuru w'ingabo za Wazalendo n'ubahagarariye basinyanye amasezerano akomeye cyane, bavuga ko ngo bazabafasha, Wazalendo izafasha FARDC kurwana mu kwaha kwayo cyangwa se ikarwana bikitirirwa kari Wazalendo, ariko mu by'ukuri ari FARDC irimo kurwana. Kuva kera na kare abo Wazalendo bagiye bakomeza barwana cyane, ariko biturutse ngo ku gatubutse babaga bahawe. Ibi ngibi rero bikaba bivugwa ko n'ubundi ngo baherutse guhabwa kandi gafaranga gakomeye cyane, cyangwa se bahawe umushahara ukomeye cyane, cyangwa se bongerewe umushahara. Ni nyuma y'uko ngo bari babasabye gushiramo imbaraga noneho ngo bakigizayo umutwe wa 23. Ikintu cyaba kiriho rero icyo nari nshatse kugarukaho, iyo ugiye kureba usanga intambara iri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu Wazalendo bari bamaze iminsi wenda bazi ko ngo bari kumwe na MONUSCO, bazi ko bari kumwe na FARDC, bazi ko bari kumwe na FDLR, ariko kugeza ubu ngubu kugeza amagingo aya ngaya bamaze kubona iyo berekeye, cyangwa se bamaze kubona uruhande baherereyemo, bamaze kubona ko batakibacira karuru utega hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu uri kujya kureba ugasanga biturutse kuri bino biganiro byo kwa 25 kuri ano masezerano yo kwa 25 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 yahariye Washington DC, umunyamerika yamaze kwinjiramo indani
amaze kugeramo nuko we avuga ati ngewe sinshobora kuba nakora ubucuruzi bwanjye bw'amabuye y'agaciro bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakiri umutekano muke abantu bakiryana bigeze aha ngaha. Nibwo yagize ati ngewe ngomba kubanza gufata Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nkabihuza, noneho namara kubihuza ikintu kizabaho nzagenda njye gucukura amabuye cyangwa se njye gukora ubucuruzi bwanjye nta kinkanga nta kinkoma mu nkokora. Bivuze ngo rero kugeza amagingo aya ngaya Wazalendo na FDLR batangiye kongera gusubiranamo ngo bari kurasa nabo ubwabo. Byabereye hehe? Byabereye hariya za Uvira. Barimo kurasa nabo ubwabo. N'abari bihuje bavuga ko bagomba gufatanya basenyeye ku mugozi umwe bakigizayo umutwe wa 23 umwanzi. None ahubwo kugeza amagingo aya ngaya bamaze kubona ko M23 twavuga ko ishigikiwe kugeza amagingo aya ngaya, cyangwa se uruhando mpuzamahanga ubu ngubu bari kubumva. Noneho ubu ngubu ikintu kiriho M23 bari kugenda none bari gushaka kwihuza nayo, bari gushaka kongera ngo bagaruke bihuze nayo, ariko ntago bishoboka. Mu kanya gashize nari mvuze kuri Sadek yataje ku 29 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025. Ni nyuma y'amezi 3 izi ngabo z'abacanshuro ba Romania nabo batashye banyuze hano ku mupaka kuri la Coronishe Grande Barriere. Ibyo ngibyo murabyibuka. Abangaba nubwo bwose Sadek hari abasigaye yo ngo bakeya n'ibindi bikoresho byabo bikeya banyuze hano mu Rwanda, baragenda baherekejwe n'ingabo z'u Rwanda, bagera hano i Kigali, barakomeza baragenda bagera Tanzania, barakomeza bagenda bagira South Africa, bakomeza bagenda iyo za Malawi. Nta muntu n'umwe wigeze ahutara, nta muntu n'umwe wigeze agira ikibazo. Ni mu gihe bari baje bazanye ibikoresho byose nta n'icyo basize. Ungiye kureba usanga nta n'igikoresho na kimwe basize, kuko ibikoresho byose barabyikoreye, ibyoroshye n'ibikomeye, kuko bari bafite ibibunda binini, bafite ibitwaro bya kirimbuzi, bafite amato manini ngo bagombaga kwifashisha muri ruriya ruzi rwa Kongo kugira ngo bigizeyo umutwe wa 23. Ariko ibi byose ugiye kureba usanga byarabaye impfabusa, bakaba baratashye n'ibikoresho by'abanyuze hano mu Rwanda mu maso ya M23 n'ikimwaro cyinshi, dore ko itangazamakuru ritari ryemerewe kuhagera biturutse ku mpamvu y'uko batsinzwe ntacyo kuvuga bari bafite. Bavuga batese n'ubundi niba Sadek n'ubundi aba bagabo bagiye kubidukora nk'uko babikoza abacanshuro. Mabyibuka cya kigabo cy'ikiroma na cy'igicanshuro ubwo uyu nguyu Lieutenant Colonel Wiringoma yacicazaga hasi. Murabyibuka baravuze bati niba tugira gutya se ubu ngubu mwoka byaramwe. Kandi ikindi twari tuje ngo tuje kugarura amahoro hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba bitunaniye n'ikimwaro. Ati rero ibi ngibi byose ntabwo tubishaka, nta tangazamakuru dushaka. Ibyo ngibyo barabumvise, itangazamakuru ntiryahagera, n'ama interview ntayakoreshejwe. Hari izindi ngabo bavuga ko zasigaye zigera ku 3000 ngo zigomba gutaha, kuko bari basabye ko bagomba gutaha mu byiciro. Ni nyuma y'uko gusa n'ikibuga mpuzamahanga cya Goma byari byanze, hanyuma bagahabwa inzira yo kunyura hano mu Rwanda. Ibi ngibi rero ikintu biba bikwereka niki? Biba bikwereka ko aba bagabo b'Abarundi barabyibuka bagera ku 10,000, abasirikare b'Abarundi bagera ku 10,000 uhereye mu mwaka wa 2023 ngo bamaze kugera hariya mu butaka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baje gufasha FARDC kurwanya umutwe wa 23. Icyo ari kibazanye ko ari ukugira ngo badafata Goma na Sake kimwe cyo na Sadek n'abari abacanshuro b'Abaromaniya. Bavuga bati uko byagenda kose tugomba kwigiza umutwe wa 23 ku buryo utazafata Goma na Sake. Byarangiye ahubwo bayibafatanye, birangira ahubwo banabafatanye na Bukavu, barakomeza bafatana na za Warikare. Ibi ngibi rero bikakwereka ko kugeza amagingo aya ngaya aba bose bari kugenda batsindwa n'ababa Wazalendo bari kugira gucya bakongera bagasubiranamo bakarasana. Biravugwa ko hapfuye abasirikari 4 baba Wazalendo, 4 bapfuye, abasirikari 4 bapfuye ba Wazalendo. Ubwo FARDC cyangwa se aba FDLR nabo bagiye bivanga muri, bese ntiwamenya ibyabo baragiye barabivanga. Hari ukuntu babifata, bagafata abasirikari ba FDLR, bagafata mayimayi, bagafata FARDC bamwe mo bakeya n'abandi gutyo, bakagenda bakabafata bakajya kurwana ari nka Wazalendo ariko bari kurwanira FARDC.
Ibi ngibi rero bikavuga ko ibi byose iyo ugiye kureba usanga M23 yo yarabihoreye, none ahubwo niri kugenda ikababwira iti munyure hano mugende mutahe, munyure hano mugende mutahe, munyure hano mugende mutahe, nk'uko uyu munsi n'ubundi hari ingabo za MONUSCO zashikirije aba FDLR, biri kuvuga ko bagera kuri 230 n'abandi bagera kuri 210 babashikirije FRDC cyangwa se bashikirijwe Kinshasa kugira ngo batahe, baherekejwe na Croix Rouge yari hari nayo ibarinze kugira ngo batahe bagende bave hariya mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Kuko ntacyo bari gukora, ikiriho cyabo ni iki? Ni imirwano, ni ukuzambaguza, ni ukugira gute n'ibindi byinshi cyane, no kunywa, bamara kunywa bamara gusinda hakabaho ko bagiye kongera gusubirana bagacagagurana n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye bagenda bakora by'ubusahuzi n'iki no gufata abagore ku ngufu n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho kugira ngo ahubwo barinde umutekano, ahubwo akaba aribo bahungabanya. Hari agashusho nabonye kahoze gacaracara ku mbuga nkoranyambaga, aho wasangaga umusirikari wa FRDC arimo gushaka gukubita umugore n'umugabo, hanyuma MONUSCO, ingabo za MONUSCO bari kumufata, bari kumubuza bati wabaye iki, n'ibiki wanyoye, vipi zawe, weho wagakwiye kuba urinda uyu muturage, ahubwo uri kumuhutaza. Yashakaga no kumurasa, ahubwo uwo musirikari wa FARDC yashakaga no kurasa uriya muturage, umugabo n'umugore. Aba MONUSCO bari gutangatanga bavuga bati ni ibiki, vipi zawe bimeze bite, bashaka ahubwo nabo kumukubita kubera ko yari yananiranye ari gushaka kwigira karakajyaye. Wajye kuri ugasanga intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yo ikintu kiriho yo iri kugenda itsinda muri diplomasi. Uyu nguyu Joseph Kabila ubu ngubu ngo yamaze kwamburwa ubudahangarwa bwose, ngo agakurikiranwa nka senateri, ntabwo yakurikiranwa nk'umuntu wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka data ngo hoya, icyo aregwa rero ngo araregwa ibyaha byinshi birimo ubugambanyi bwo kugambanira igihugu, ngo ko yarashinze imitwe hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaje intwaro n'ibindi byinshi cyane, no kwica abantu rusorongo, ni byinshi cyane aregwa uyu mugabo, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ibi ngibi rero abantu bakaba bari kuvuga bati ese intambara iri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu ntabwo bari kubona iri kwerekeza, M23 byavuga ko itagomba kurasa, ariko yo yararashe cyangwa se yararwanye kugira ngo isubize umwanzi inyuma. Hanyuma abantu bakongera bagashigikira cyangwa se bakareba ahanini kuri ano masezerano y'Doha muri Katari, ndetse n'amasezerano ya hariya i Washington DC. Ayo masezerano afite ukuboko gukomeye cyane kandi ari kugenda atanga umusaruro. Agomba gutangira gushirwa cyane cyane Washington DC, agomba gutangira gushirwa mu bikorwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025. Ibi ngibi rero tukaba twiteze byinshi, tukaba twiteze ibizagenda biri kuva hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo bwose ubu ngubu kugeza amagingo yangaya Wazarendo yamaze kubona ko ntaho igihagaze, nta ruhande igihagazemo. Biturutse kuki? Biturutse ko yamaze iminsi iri kurwana FARDC, hanyuma FARDC nayo ikaba yamaze kuyigarika, cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikaba yamaze kuyigarika. Iyo ugiye kureba usanga rero harimo nk'aba ngaba basize bakoze jenoside hano mu Rwanda, baba bari kurwana. Nyaboneka wajya kuri ukavuga uti mwabantu mwe abandi ko batashye, ko bagenzi banyu bageze hano mu Rwanda bakaba barakiriwe, bakaba baranyujwe mu kigo cy'Imutobo bagahabwa imyitozo cyangwa se bagahabwa amasomo kugira ngo basubire mu buzima busanzwe, bagiye kubana n'abaturage neza uko bisanzwe, baba abaturage bisanzwe. Mwebwe mwatashye, umuntu uri mahanga ushobora no gupfa isaha n'isaha, byitwa ngo urebe nk'ubu ngubu yamaze iminsi bashigikiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kugeza amagingo yanga ubu ngubu babigaritse, ni nk'ababwiye bati ntabwo tubazi, mwebwe nta n'icyo muri cyo, ku ruhando mpuzamahanga ntimuzwi. Ibyo ngibyo rero nabo bamaze kubibona, bamaze kubona ko rwose iyi ntambara nta ruhare bagifitemo cyangwa se ntaho bahagaze. Ni nyuma rero yuko uyu nguyu Perezida Felix Tshisekedi agenda abonda gake gake, akaba ari kugenda yumva ibiganiro cyangwa se akaba ari kugenda yumva amahanga, harimo nka Amerika cyangwa se harimo nk'uyu nguyu Emile wa Katari, cyangwa se uyu nguyu Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi rero bikaba bizatanga umusaruro, cyangwa se ibi ngibi bikaba biri kutwereka ko noneho intambara hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba iri kugenda icogora. Ni nyuma y'uko na SADC nayitashye, niba canshuro b'Abaromaniya n'abandi benshi cyane bagiye bose bivana muri iyi ntambara. Ibi ngibi ngira ngo murabibona, bikakwereka ko rero intambara hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara twavuga ngo iri kugenda icogora.
ariko ikintu kizasigara kizabaho ni abazasigara batarumva uruhande bahagaze, harimo nk'ababazarendo bazasigara bari kurwana. Abo ngabo rero ni ukuraswa cyangwa se ni ugucucuma bagashira hariya, kuko ntabwo bazaba bari bagasobanukiwe iyi ibintu biri kwerekeza. Kugeza ubu ngubu iyo ugiye kureba usanga iyi diru, niba mubyibuka neza, amasadi borose agera hano mu karere k'ibiyaga bigari kuwa 3 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025 yarazanywe n'isoko ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ryashyizwe hanze n'uyu perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ni Felix Tshisekedi, avuga ko we aza kuza aravuze ati ibintu tugiye kubanza tubyigeho. Niba mubyibuka neza ati yego nibyo isoko naribonye kandi rimeze neza, mufite n'amabuye kandi ameze neza, ariko noneho ibi ngibi tugiye kubanza tubyigeho. Ikindi, ntabwo twacukura amabuye hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ntabwo twakora ubucuruzi hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo hakiriyo umutekano muke. Ibi ngibi bigomba kubanza gukemuka. Ngomba kubanza kujya kuganira na databuja, ubwo yavugaga Donald Trump, hanyuma tugashaka icyo gukora. Nitumara kubona icyo gukora, natwe tuzabaha igisubizo. Ihuriro riramuka, murabyibuka ubwo bigeze kubitambika baravuga bati twebwe uko tumeze gutya cyangwa se uko tungana gutya, turi abaturage ba hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo kavukire. Ntabwo dushobora kwemera Tshisekedi ko acukura amabuye cyangwa se kagurisha amabuye, namara kuyamara yaraguze imitungo mu bihugu byo hanze, twebwe tuzasigara hehe? Icyo nicyo kibazo bibazaga. Bati rero ntabwo twabemerera, nimugende. Baritambika. Ariko kugeza amagingo yanga kuba Amerika yaramaze kuzamo, bishatse kuvuga ko nta muntu uzongera kwitambika. Noneho akaba agiye kumvikanisha u Rwanda ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, kuko nibyo bihugu navuga ngo bihanganye. Niba mubizi, Burundi nabwo wenda buzamo, ariko bwazaga ku ruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo buje kuyisapotinga. Ariko kugeza amagingo anga twavuga ngo nabo baratsinzwe. Ubu ntacyo bari cyo, nta nicyo bakivuga, nta nicyo bafite cyo kuvuga. Nibo bari kugira gutya bakagenda, intahukira ziriyo ngiyo zikaza kurwana, wajya kurugasanga zikurwana nabo FDLR cyangwa se nabo wazarendo, bakarwanira iyo ngiyo. Ntabwo bari kurwana ku ruhande rwa FRDC kugira ngo basubize umwanzi inyuma, twakita M23 reka data, ibyo byararangiye. Kugeza amagingo yangaya, uyu nguyu Perezida Neva ari kwitotomba, akikomanga mu gatuza, akavuga ko ngo u Rwanda ngo afite ibimenyetso ngo rugiye ngo kumutera, ngo rwifashishije ngo abantu ngo bahunze, ngo nkuko ngo bigeze ngo n'ubundi ngo gushaka kubigerageza ngo muri 2015. Ibyo byose ari kuvuga n'amatakira ngoyi. Nuko ajya kureba agasanga nibiba biri kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari, cyangwa se izi nyandiko cyangwa se amasezerano ari gusinywa, ntaho we avugwa, ntahavugwa nubwo bwose ari mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi rero bikamutera ipfunwe, yarangiza akavuga ati nimvuga nanjye abantu barumva ko noneho wenda hari mpari, abantu batazagira ngo ntaho mpari. Ariko ibi ngibi byose ni amatakira ngo ni ibyo bari kwivugisha, cyangwa se ntacyo bishatse kuvuga. Hanyuma rero uyu nguyu reka tumwihorere, tumureke, tuzaba tureba iherezo rye, cyangwa se tuzaba tureba ibye uyu nguyu Perezida Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Nk'uko biri kugenda bitangazwa ko n'ishaka rye CNDD-FDD naryo ryatangiye kuzamo ibibazo biturutse ku moko yamaze kwimikara ku butaka bw'u Burundi. Hanyuma rero ibyo byose tukazagenda tugenda tubigarukaho cyangwa se tubireba, nicyo iminsi iduhishe. Hanyuma ikindi, nkuko nabibabwiye rero, uyu nguyu ni Colonel Nanga, we avuga ko ngo Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ni Felix Tshisekedi ameze nkayo no muri Bibiliya. Ati nta kindi kintu kizabaho gishoboka nuko Perezida Felix Tshisekedi agomba kuva ku butegetsi, twebwe tugomba kumusanga Kinshasa. Ni mu gihe amasezerano y'Idoha muri Katari avuga ko bagomba kurambika intwaro. Ibyo ngibyo Colonel Nanga ntago abyumva. Ni mu gihe kandi amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyangwa se y'abaminisitiri bagera kuri 3 b'ububanyi n'amahanga. Ibyo ngibyo Colonel Nanga ntago abyumva. We avuga ko agomba gusanga Felix Tshisekedi i Kinshasa akamukura ku butegetsi. Nicyo kimuraje nshinga. Akavuga ko ngo amahoro agomba kuzagaruka no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari uko Tshisekedi yavuyeho, atakiri ku butegetsi. Ngo ameze nka Yona wahawe ubutumwa bwo kujya kuburira abaturage b'Ninivi, ageze mu nzira afata indi nzira, hanyuma Imana iza kumubona, iza kumuvumbura, yohereje umuhengeri mu bwato yarimo. Abasare bamaze kubimenya baramufata, bamuroha mu nyanja, ifi iramumira. Ifi imumize, ubwo byarangiye gutyo, ubutumwa ntibwagera kuri babandi. Hanyuma rero baturage bararimbuka, cyangwa se birangira gutyo kugeza amagingo yangaya. Uyu mugabo rero nawe akaba yarahawe ubutumwa agomba kugeza ku banyekongo, ariko byaramunaniye.
bikaba bigiye kuzarangira muza cyangwa se urufi rumumize. Nicyo twashaka kuvuga, niko wenda iyo mvugo ishushanya nicyo ishatse kuvuga muri makeya. Ibi ngibi rero bikaba biduhishe byinshi, cyangwa se iri huriro afcm23 nk'uko bakomeza kugenda barishinja uyu nguyu Joseph Kabila, akaba yamaze gufatirwa n'imyanzuro y'ishaka rye PPRD kuba ryarambuye uburenganzira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitungo yigafatirwa, none ubu ngubu ngo akaba yakuweho ngo n'ubudahangarwa, akaba yagejejwe mu nkiko agiye kuburana kugira ngo akurikiraneho ibyaha ari kuregwa. Ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Ibwo bishatse kuvuga ngo intambara igiye kubaho nono ni y'amagambo, y'amasasu yo izaba isa n'icogoyemo gakeya, hanyuma hasigara intambara y'amagambo, ubwo ni diplomasi. Ibyo nabyo tuzagenda tubikurikirana. Hanyuma rero reka ngushimire ukomeza kugenda udukurikira byimbitse, cyangwa se ukomeza kumva ubusesenguzi bwacu bwiba bwivuga kuri politika no mu karere k'ibiyaga bigari, n'izindi ntambara zagiye zibaho muri rusange zabanjirije iyi ngiyi tuzi, cyangwa se n'intambara y'Uburusiya na Ukraine nk'uko bigenda bivugwa, n'indi ntambara dutegereje kuzaba iya gatatu y'isi, cyangwa se Uburusiya na Ukraine akaba ariyo izaba iya gatatu y'isi. Ibyo bisa tukazagenda tubigarukaho, tubisesengura, tubireba akantu ku kandi, nk'uko nagiye mbibabwira, nkazagenda mbazanira abantu bagiye batandukanye rero basesengura bifashishije amateka, cyangwa se bifashishije ibyo bize, cyangwa se banabibayemo bazi ibyo ari byo. Akaba ari nk'umusirikare yaragiye ku rugamba, akaba azi intambara, azi shadow battle icyo ari cyo. Uyu nguyu akaza agasobanura, akajya imbere ya kamera agasobanura, akatubwira uko ibintu bimeze. Abo bose rero ndabibasezeranya ko minsi iri imbere rwose bizagenda bibaho, kandi mbashimire kuba mukomeje kugenda mwaguka mutwagura, kugira ngo n'amakomite rero n'ayanyu arakomeye, cyangwa se arakenewe cyane, kugira ngo tujye dukomeza kugira ibyo dusesengura, cyangwa se tuvuga tugendeye ku bitekerezo byanyu, hanyuma ibintu bizarushaho kugenda neza. Murakoze cyane, yongeye twari kumwe n'Emmanuel. Bye bye.